ubu ngewe nawe intambara igize gute iratangira. Mama ariko nta kintu nakubwiye ngo intambara kuri ngewe nawe igiye gutangira. Ayiwe, uyu mwana w'umukobwa Sarafiki ikintu wamureze. Kurikira filime y'uruhererekane nyina w'umuntu kuri YouTube channel yitwa Analyza Empire umenye byinshi kuri iyi nkuru. Nyuma y'uko umuryango yabyayemo umusabye gutama umwana we w'imfura, Madelena yafashe umwanzuro wo kwiyambura amahirwe yo kurera umwana we. Uyu munsi n'umwana mukuru. Gusa umureze nka nyina ntamuha amahoro. Nyamara ntawe uvuma Imana itavumye. buri muri ubu buzima ko maze kuburambirwa. Ikintu cyose Mbabazi avuze ku cyo cyemera. Ese iyo uje ugasanga Mbabazi aticanye natwe ntabwo bitekereza. Ariko nanjye ndacyari kukwigaho. Ndacyari kukwigaho we na Mbabazi. Buri gihe se uri kumwe n'ibyana bya Danje. Oya musa biratandukanye. Nabonye umukobwa mwiza ndamukunda. Ntabwo ari savimbi nzi. Afite umwana ngo bakundana ngo abayasaze muva kuri phone ahita Ntabwo ari savimbi nzi Imana. Niyo mpamvu mubwira ngo uramunika dukeneye kumwicaza tukareka ikintu twamukoraho. ariko ibintu by'umuntu cyangwa twamugira inama akora none umuntu wakunze. Uzaje none ejo bundi hari indirimbo numvisha haraye yitwa ngo mfite itsinda muri bya bindi uzitakora byatumye uva iwanyu ukajya muri ghetto. Ntabwo wariye? Wari wagicoco. Ntabwo wari. Inaumu. Rwema umwana wanjye agiye gupfira hano kubera kutamugurira imiti. Urabizi neza indwara arwaye. Imitungo yakabafashije ni wowe uyifite. Rwema umugabo wanjye waramwangaje. Umugerekaho ko yafashe credit muri banki. Rwema urangije nanjye urangije. Rwema twonsibere bimwe ariko ngiye kukwica urw'agashinyaguro. Urumva cyangwa ntiwumva? Imiti urayigura cyangwa ntuyigura? Mwana wanjye ntagiye gupfira muri iyi nzu. Njyewe rero ndabona nta kintu urimo kumfasha. Ibintu byose twaganiriyeho nta kintu na kimwe urimo gukora, muri make ndi kubona nta gihinduka. Njyewe hari ikintu kimwe nibaza, ubundi uri umugabo muri uru rugo cyangwa uri umugore? ariko urinda mbaza gutyo uko ibintu twaganiriye aha ngaha ntiwari uhari. Gerard tumamagara tukavugana ntiwari uhari. Urya muri iki kintu nese kuki udashobora gufata icyemezo ku mwana wawe? ntabwo ushaka ni gute umugore wawe akurusha kugira uruhare ku mwana wabyaye? ariko urabizi muri iyi minsi ko umugabo n'umugore bagomba kwicara bakaganira. Nta mbaraga nashyizemo. Ikiba gisigaye ni imyumvire mu mutwe niyo hakora. Sibyo? Ubu subona nahangayitse. Njye mbona ntacyo bikubwiye. Arewe. Ni ukuri kose njye mbona ntacyo bikubwiye. Ariko gwaruzi n'ikindi. Uzi ko ari cyo nakubwiye. Uzi ko boss wanjye hari ikintu yasabye. Ubuzima bwose turimo nabuhawe na boss wanjye. Ariko yansabye ikintu kimwe. Yarambwiye ati mfite umwana w'umukobwa ntabwo yishimye. Ugomba gukora uko ushoboye kose umwana wanjye akishima. Hanyuma byo cyavaho hagusinyira kontra izagutunga ubuzima bwawe bwose n'umuryango wawe. Nta kindi kizashimisha umwana w'umukobwa rero wa boss nuko umukobwa yakunze umuhungu wanjye. Nayibaze rero umuhungu wanjye akomeje kwanga uwo mukobwa.
iyo kontara ndayibura za nyungu zose namukuragaho ntazo nzongera kubona. Gerard rero yigaramiye tuzasaze nabi kubera izo mpamvu. Bishatse kuvuga ngo uretse nge ko narwaniraga inyungu z'umuryango kumbi ibi harimo n'ibindi bikese, harimo ubutunzi bwinshi, harimo icyubahiro, nta kintu na kimwe kibuze muri ibyo bintu. Il suffit que Gerard akunda uriya mukobwa akabimwereka, umwana akishima agatuza, ibisigaye byose se ni ukuma favera kandi ati ngaho akira. Ngewe narwaniraga icyubahiro cy'umuryango. Umva ibintu ngiye kubura, kontra ikomeye cyane irimo amafaranga menshi yo kuduhindura ubuzima tukava hano twari turi tukajya ahandi. Rero ariko ibyo sinabibwira Gerard n'umwana yewe na nyina. Umwana se umwana ugejeje igihe cyo kurongora uriya n'umwana ku buryo atabona ubuzima mubayemo wagiye ureka kandi ni namwe mwamwishe. Ngo nyumvira ibintu ugitekereza umuntu arakuze mu mutwe yagejeje igihe aratubwira tujye kumusabira none uri gutangira kumbwira ngo sinabimubwira n'umwana. Ibindi byo kuki utabimubwira? Amakosa yandi yakorwa yari yose ntacyo amubwiye. None se we azi ko ubuzima bwivanye mu ijuru bukaza mukaba muri mu buzima bwiza. None se uko wagira ngo bazi ko ibintu bamanutse bakaza bakibyicamo gusa. Oya nta hantu byavuye. Oya nyamara icyo ndashaka ni wongera uyu boss niwo ntunze niwo mbibi byose yataza kungirira icyizere. Ntabwo tuba turi muri Nyakatsi naho twari turi tugiye kuyikura. Uzi n'ikindi reka dushyiremo imbaraga mu mihindukire y'ibi bintu. Mvantirika mubwira ikintu rero ugiye kumfasha rwose. Kuko nge naravuze naracuranze navugije ingoma ntago banyumva kandi bitewe na mukuru wawe. Ntago ibintu ari uguforsa ahubwo ibyiza no kuganira sibyo? Urukumva ibintu byose bisaba kuganira kandi werekana ingingo zikomeye kugira ngo umuntu abashe kubyumva. Iyo ukurura wishyira werekana ko ari inyungu zawe zonyine ntabwo ibintu byumvikana. Dore ikintu ugiye kumfasha, ugiye gusobanura mukuru wawe ibyanjye na boss wanjye sibyo? Umubwire ko tugiye kubura ibintu byinshi byari kutuvana ku rwego rumwe bitujyana ku rundi. Na Gerard ibyo namuteganyirizaga nk'umuntu w'umugabo ko agiye kubihomberamo, bityo byatuma nyina ari we ufata umwanzuro kumwicaza akamubwira ati ibi bivemo bya muri ibi, nta handi byaturuka uko wabigenda kose. Nyina atabyemeye ngo afate umuhungu we ngo amwicarane amubwira ati kora gutya, nta handi byava. Shaka mukuru wawe umukonvenke ukora uko ushoboye, umwerekaho inyungu ziri. Bitabaye ibyo umugati naryaga ndawumena. Wivunika icyo kintu ndakimubwiraho kandi nawe nzi ko atazabyanga. Byabaye amahire. Reka ngerageze ahubwo reka dutandukana atari yaza atanamenye n'ibyo gusenga cyane ariko ukajya ntabwo meze neza nyine kicara nyine ngari gukora mu rugo. Umugabo wanjye abaga yicaye hafi ya resitori nyine muri rusange mfite irungu, ariko rumwe mfite irungu navuze ne icyo cyo tubagurira nk'amagara buri munota akavuga ko ashaka neza. Icyo kintu kivuga rero ikintu ukundira ni uko respecting buri kintu cyose njye nakubwiye nzi ko utari ubituza ariko iminota ibiri bisobanura buriya uko rero guverinoma yatumira kwita ngomba kuba hafi nkaho nyine we yakagombye kuba hari. Buriya niyo n'abandi gukora iki rero nkaranze ubwe inyama ukamba anti ndagushaka nahita njye mbabura nkaho umukecuru mwiza ashaka cyangwa mbwira rero ikintu ashaka kuvuga urabizi muri iyi nzu ubwo hari amasaha y'ubwira nkaremba pe imbaraga nkazi ariko ntabwo mba ndi muri inzu nsinzire cyangwa nicaye gusa. Sinzi ukuntu icupa ngiye kubona mbonye impapuro zigendanye n'imitungo yacu ariko mbona harimo akabazo. Sinzi ko nagusobanurira gutya n'amagambo ashaka kuzikuzanira ukareba nyine nawe hari ibitekerezo ikintu wabona n'ikibazo. Uko
kose ubu Rwema ubu nanone arumva nta kurekera afite arakomeje ahubwo bikangiza sanze uzi gusoma kandi ibintu byabereye n'ibituma ikintu rero ndashaka kukwereka nta kintu wumva urabona umunsi papa yagurishije narwemo inzu papa yagiye ntabwo uzi ko papa yagiye mu kwa kabiri none hano baratseho ko ubugure bubaye ku itariki 6 z'ukwa 9 2024 none se ni gute iyi dosiye yakozwe mu kwa 9 papa wadahari kandi papa adahari kuri nabibonye mu bitekerezo byanjye hagarukamo ibintu byinshi urumva ibintu bibaho iyi sinyatire kandi ikindi nashaka kukwereka ko nari kubikubwira iyi sinyatire ntabwo papa afite sinyatire imeze Rwema murazamukira se njya kwiga gusinya bwa mbere ni papa wanyigishije gusinya rwose n'ahantu bihuriye ntabwo sinya papa imeze gutya ubwo rero ngewe icyo kintu ushaka kukwereka izi mpapuro ni mwiza ari gukoresha nk'imibare kugira ngo akomeze yari ibintu byacu byose nungu igitekerezo fata zino mpapuro ujya kuri Cyber Cafe bazifotora se gende gushaka kumamagara bamwavoka nzimuhereza kubera ko ndabizi ko impapuro mpimbana ubuyobozi nabwo bwabyo butanga igihano cyane kuko bino bintu ntabwo ari byo n'ikintu ntabwo papa yagurisha na rwema izi ni impimbano zo nazibonye mu gikoze ndije ibiri n'impimbano n'imipira urumva ufite ndashaka kubikora vuba vuba izi mpapuro ndabizi nawe ahantu ziba zinzi ko abashaka kuba zikaba hari umutekano rero aramutse nk'utazibura cyaba ari ikibazo yerekana ati metre rike ambwira ukuntu nyine nazimugezaho ishakishwa ukuntu wazifotoza uzingeze cyo nzimubwira sibyo babarira rero ufashe tubikore vuba vuba sibyo yego tubikore vuba vuba wowe bansubizaho zari ziri niturangiza banze mpane iyo diru hanyuma ndatumubwira ukuntu tubigenza kandi ujye usubiza ikintu ko wagisanze iyi mbwa rero ntabwo ndanizi reka nyine ujye hasi tuvugana ko icyo tuvugana wite tujye tubitwafashe si wamenya cyane ari ibice biri kumva ko mama n'imbeba zo muri ino zabo mbere yo kugenda ahubwo ntibagiye kubaza ubundi ziriya mpapuro wazibonye gute hari umuntu wafashe ziriya mpapuro azihaswara swara rero bizi ko ni umuntu uri aho ngaho yiturije ntabwo yigeze abikontaho cyane ngo bitekerezeho swara rero izo mpapuro yagize gute yarazimaye nano kuzisoma utakora imana nkunda swara oya niba ari umumarayika niba ari igigesi ne ku mana yanjye nyine akimara kuma izo mpapuro arazifashe nshishamo amaso nibwo rero nahise ngwa mu kantu nyimara kubona ziriya attention nyimara kubona ariya matariki nyimara kubona ziriya sinyatire zidasa nk'iza papa habe na gato nahise ngwa muri koma reka turabikora nubwo reka ngende njye hasi ndahita nguhamagara nako singuhamagara ndakwandikira sawa umerekeze sha papa kirase dusangire papa ntabwo ushaka ko dusangira se se papa uzakomeza undakarire kugeza ryari kweri basi please ndakwingize nkwaho gakeya tuganire
hari amakuru nari ngufitiye kandi meza. Ubwo n'ubuhenda abantu baza neza. Oya papa urumva nyine ndashaka ko dusangira hari icyo bitwaye se. Ntabwo wakwanga icyo umwana guhaye kamwe. Inkuru rero nari ngufitiye nuko namenya aho Swara ari. Namaze kumenya aho Swara ari namubonye. Ariko ntagashaka kunsobanurira icyatumye ava hano. Najya kuyimubaza kantarukana ariko ahanini nkumva ko afite ikibazo cyo kuba ari hano ngo mubangami. Ariko ntago yigeze ambwira ngo ninde. Sibyo? Hari ibintu ngo agihugiyemo ngo ntago arabona umwanya ambwira ngo agaruke. N'ibyo bintu ntiyigize abisobanurira. Sinzi rero icyo gukora rwose. Akojera kuki ukomeje gukurikirana umuntu utuma umuryango wacu useka? Ko nagusabye ko umwana umureka ukamwihorera urumukurikiranye miki? Ahubwo se papa wambwiye ikibazo we yagize iki cyatumye agenda ko yatsembye yanze kumbwira. Haki kigaragara ikibazo yagize yakigiriye hano. Shobora kuba mwaramubangamiye. Nta wundi wamubangamira uretse wowe nyine wamukunze. Undi wamubangamira se ninde? Ahubwo se kuki wavuye atakubwiye icyatumye agenda? Yanze kwerura nyine ambwira ko nyine ngo ibyarimo bitararangira ngo nibirangira ngo azagaruka. Yambwira ibyari byo. Hari icyo muri mu guhisha nyine wowe nawe. Hari ibintu muziranye nyine mudashaka kuvuga. Ibiki se papa? Ahubwo tubwire wamukoreye iki cyatumye ava mu rugo akagenda? Isoko bizi ngiye namukoreye iki? Ko twari tutaranamenyana byimbitse. Isiko nta wamwirukanye. Kibagiye ari se mwakiyo. Mwese ko twabanye hangaha nawe uko buri munsi wabura wigeze ubona hari n'umuntu umubwira nabi? Aya haraho mwamubwiraga nabi ariko kuko ntago yahoraga yishimye. None ninde wamubwiye nabi yaba hagati yanjye na nyoko ninde wamubwiye nabi? Kandi nabonye agutinya cyane sinzi ushobora ko waramukanze wenda simbizi. Noneho guruva ko nawe se ntabwo ntinya. Ndinsi na ngufi muzajya mucaho urukoma. Nge ndakubaha urabizi. Ni mujye munyuba ariko nimukantinya. Wenda ubwo nawe yaranyubahutse simbizi. Musura mwana w'umukobwa ko umukobwa mwiza witonda yakoraga akazi neza. Munobazaniraga n'imbuto gira gute? Ikintu cyaba cyaratumye agenda. Aho ntabwo ari ikibazo kiri. Ikibazo kiri kuri Teta. Ugiye kuvuga wirengagiza Teta ukazana Swara muri urugo. Ase papa unje nzababwira ngeze ryari ko. Nyine waravuze twarakumvise n'ibikorwa byawe twarabibonye. Musu kuki ubumugaruye Teta. None ko yagiye kuki udashaka kwicara ngo uvuge uti papa aho kugira ngo papa hora arakaye papa mushakire ibyishimo ni uvuge uti papa ibyo wamwenda byemeye ugahura utsimbaraye kuri Swara. None papa urifuza ko nge nzabaho ntishimye? Ntawe kwambuye ibyishimo ariko kandi n'uburishimye wabuze ikisi. Nabuze Swara. Swara se ni ifiriti urimo kurya n'umuceri w'ipirawu. Uriya mwana w'umukobwa nge nkimubona nahise mukunda pe. Uri gihubutse. Jya wicara ugira inama nk'umubyeyi ureba ko uri gihubutse. Kuki ibintu byose ubihukira? Se wumva twaganira icyo uri kumbwira nawe. Uracyanyumva se? Ariko umwana utumviye ababyeyi yumvira ijiri. Rero ubwo Gerard yamenye aho Swara ari ni ikibazo gikomeye cyane. Bashobora guhura akabimubwira byose. Nk'umuntu w'umugabo ngomba kugira ikintu nkora hakiri kare. Gerard! Garukana. Gerard mwana wanjye rero kose ntukavuga ko mubwira nabi. Kandi nifuza kuzaba mu buzima bwiza. Sibyo? Nge nta ruhare mfite rwo kwirukana Swara. Kandi iyo Swara aza mu rugo tutarasabye tutarafashe irembo nta n'ikibazo kiba gihari. Ariko wenda arabaye ari hano hari ikibazo cyakemuka. Gihe uzandangira ahantu ari ngende mushake ngiye mugarure hano. Nzabigufasha mupe. We wivunika ujya gushaka Swara akubwira ngo hari umuntu umubangamiye ngiye nyereka ahantu.
ibindi nirwarize kandi uzongera mugarure. ntabwo nagusubiza none ko kugeza ubu njye ntabwo ndizera icyaba cyaramubayeho hano, yaba wowe yaba abandi baba hano, kuko njye amarangamutima yanyeretse ko hari umuntu wamubangamiye hano. None se ko tubana ahangaha hari ukeka hagati yanjye n'abandi bantu barangaha? ngenda umupolisi nitwa Rutayisire, urakekwaho icyaha cyo kwica uwitwa Valens. Ngo urakekwaho icyaha cyo kwica Valens. abapolisi bakora iki hano? Shiringo aradusobanurira nk'inzego z'umutekano turazimushyikiriza. Ntabwo numvise neza, muvuze ngo ngenda umupolisi nitwa Rutayisire, arakekwaho uruhare mu rupfu rwa Valens. Ntabwo bishoboka. Shiringo Anko, bidashoboka. ni wowe wishe umugabo wa Anti? Ese wowe ugiye kumara umuryango wacu wose? Aceceka nawe wavuze gutya wishe mama. None wishe umugabo wa Anti? Ni wowe cyangwa? Okay. Shari? Tuza. Ndavuze ngo tuza. Cicika? Nta muntu nishe ndagaruka. Oya Shirinzo uransiga hano njyenyine. Shari. Ndavuze ngo ndikura. Mwamabare koko basi mugatwabi wenyine. Ntabwo twamubabarira. Ntabwo twamubabarira. Uransiga sawa. Navuze ngo nta muntu nishe kandi simpinda. Ntabwo tumusiga. Shiri. Urana ndi musigare. Esara. Agiye. Agira nawe sikiro n'ukuntu areba. Ibintu ngende kuvuga sibyo. Wowe ko bagufunze afashe ku ngufu. Nubwo agiye bagakora ikibazo bagasanga atari byo ugataha. Ibi bintu bari baje bamufatiye niba ari byo. Si anko wanjye. Bino wineri seseme. Kuko ndakubwiza ukuri. Niba hari ibintu nubaha ni inzego z'umutekano. Ntabwo zishobora kuza n'ibirenge byazo ngo zibikandagize hano zidafite ibyo zikeka. Kandi ibi bintu niba ari byo. Ntushyeho. Ndabizi neza ko ari bugende bagasanga atari by'akagaruka gataha. Ariko burino nugira ibyago nkasanga ari aho muhuriye niyo kaba kameze gutya ndakutwika. Amagambo yonyine ntabwo yasobanura uburyo tubabaye. Udusize twenyine.